ikaze nanone kuri The Boss Papa. Muri no minsi rero tugiye kugenda tugaruka cyane muri iki kiganiro cyacu igikosi kuri tono iri kubera hano muri Saint Andre kuri stade Bena. Abana bose rero bakaba bahurizwa hamwe muri tono muri Saint Andre, niho baryama, niho bafatira amafunguro, hanyuma mu gitondo bakaza kujya gukinira muri stade Mumena. Rero muri iki kiganiro aba ndi kumwe n'umwe mu bana barererwa muri Tsindabatsinde Football Academy, ariko kandi nawe witabiriye y'umwaka ushize. Ikaze mu kiganiro. Bakwita bakwibwira abakozi ba The Boss Papa. Kwizera Ahmed, nkaba mfite imyaka 18, mvukira bwamagana ariko ngumbarizwa mu Academy Tsindabatsinde tubindi. Hanyuma rero ukaba ukina kubuhe mwanya? Ingendo gusa. Murabyumva rero ko n'abazamu batatanzwe n'abakinnyi impande zose. Hanyuma rero kuri iyi nshuro ndashaka ko umbwira muri rusange turno ya 2023 yagenze iti yagusigiye iki? Murakoze. Na 2023 navuga ko nyine ngiye nta musaruro wenda nakuyemo, gusa nyine hansigiye ibintu nakita nk'inyigisho nyine, kuko nyine urwego nari ndiho icyo gihe muri uwo mwaka nyine ubu navuga ko atari urwego nkiriho, bitewe n'uko nyine nabonye ko gushaka ariko gushobora, nyine ndavuga ati reka nkore cyane kugira ngo nanjye ngere ahantu heza nk'uko bagenzi banjye babigize. Hanyuma rero icyo yagusigiye ni uko wazamuye urwego, hanyuma ko wongeye kugaruka muri turno ya 2024, noneho gusenyiziye kamo tuntu ibikomba nyine iyo umaze kubona yuko hari ahantu ufite intege nke ukagera ukazongera, bivuze yuko ubu ngubu nje niteguye kurusha umwaka washize. Ngomba kwitanga cyane nyine kugira nanjye mbe nabo mu bazabonwa, nyine nagaragaza impano yanjye kugira ngo ndebe ko nanjye najya gutereteza nyine hanze nk'uko tubiteganyije. Hanyuma rero muri Tsindabatsinde Football Academy biracyari inzozi kuba wagera ku mugabane w'Uburayi? Uko ngiye mbibona ubu ntabwo bikiri inzozi, kuko nyine nk'urugero mu ikipe yacu nyine twebwe dufitemo abana babiri bazi kujya ku rwego rwo hanze nyine bagakina kandi bagatsinda, kandi nyine bagatsinda binoroshye. Rero ntabwo navuga ngo biracyari inzozi, ahubwo nyine icyo nakita inzozi ni uko twe twareka nyine kwiyumva ko bidashoboka, ahubwo tukavuga ati birashoboka cyane, ndagore kugira natwe mu rwego. Hanyuma n'iki kintu wavuga muri rusange cyangwa se wasaba buri muntu wese wabashije kugera muri iyi turno ya 2024? Ikintu nusaba cyangwa namugiraho inama ni ukwirekura nyine, akaba yatanga ibimurimo agakora cyane, agashyiramo imbaraga nyine, mbega nyine ntagire kuba yapanika, ahubwo agakora bya bindi asanzwe azi ko bimuri cyangwa abatoza be bamusaba, kuko akenshi nyine usanga batugiriye inama z'ibizadufasha n'ibyo nyine bagenderaho bari. Hanyuma nk'umuzamu muri mu cyiciro cya kabiri, umuzamu wa kangahe muri Tsindabatsinde? Kuri ubu ngubu ndi umuzamu. Ukaba umaze kugira clean singahe mu mikino ingahe? Mfite clean sheet 6 mu mikino ntawe. Courage, urumva ko ntabwo ari bibi cyane, reka mubwire ngo courage, reka twitege uko bino bintu bigomba gusoza. Murakoze. Umunsi mwiza. Neza y'inama.